ukizakubwira yuko umugabo atwaye umugore utari we mu modoka bagenda baseka ari ishusho bareba vyateri ariko ko kuruhande rumwe nabyemeza nigeze kubeshya umwana w'umukobwa sinigeze kubeshya umukobwa yuko mfite inzu akambwira ati kugira ngo nzongere kuvugana nawe nuko uzajya kuyinyereka hanyuma bigenze twarashogoshe tuvinya amagabe tuza mu ruhango nje kumwereka inzu ntafite twazengurutse umujyi ndeba hakinze ndavuga nti ngiki narakibwiye gihora ikihaba cyankinginze turayizenguruka ndangije inyagwa kikizamu naha ngaha tuzabana musubiza ku gikombe ikibazo kiriho kiri no guteza ibibazo byinshi uyu munsi ngewe uko mbyumva ku ruhande rumwe ni uko abantu batazi barashaka iki reka nongere mbaye ikaze iyi ni GT Empire cyangwa se JT uko byumva mu kinyarwanda ndongeye ndagarutse muri bya biganiro bifasha sosiyete byubaka umuryango nyarwanda byubaka umuryango bikomeza nyine kwagura sosiyete muri rusange rero uyu munsi twagiriwe umugisha narabwiye ngo ikiza cyicano nuko tugira umugisha wo kubona abantu bakuru bafite experience bafite ko baragiye baca mu bintu hanyuma natwe nk'urubyiruko tukigiraho bitabujije ko n'abakuze wiga byinshi kandi ukamenya byinshi imbere yanjye rero murahabona umupapa n'umumama bombi bakuze kandi bafite experience dukwiye kwigiraho byinshi reka mbasabe babanze batwibwire hanyuma turakomeza nyuma mbabwira n'ikintu tugiye kuganiraho kamere ku mupapa uri iburyo bwanjye nitwa Rutagengwa Viateri hanyuma mu mirimo isanzwe nkora umwuga w'itangazamakuru mbona uko ngeze mu gihe cy'igikwerere harabura umwaka umwe ngo nujuje kimwe cya kane cy'ikinyejana kimwe cya kabiri cy'ikinyejana hafi imyaka ubwo 50 ibaze ko iyo myaka ntaragera muri kimwe cya kabiri cyayo urumva ko umuntu aba afite byinshi yasangiza abantu ibumoso rero babwire ngo ikiyoni twavukiye rimwe cyaratashye tekereza nitwa Ingabire Jeanne cyangwa se mami yaterwa nawe gushaka ni mami n'amazina ye mwayumvise hanyuma jewe nitwa Costa tugiye kubana uyu munsi rero wakibaza ngo tugiye kuganira ku kimpamvu nifuje ko tuganira n'abantu bakuze kandi babiri ndetse ibitsina bitandukanye no kugira ngo bagire experience badusangizaho kubijyanye n'umuryango nyarwanda muri rusange nkuko nababwiye buriya isi hanganye n'ikibazo cya gatanya zigenda ziba nyinshi mu miryango cy'ubwumvikane bukeya bugenda bugaragara mu miryango ibyo rero kugira ngo bizakemuke nuko dushyira hamwe tukaganira n'abantu bakuze babizi baciye mu ibyo bihande byombi rero iki kiganiro nshaka tuza kwibanda ku bibazo bitatu by'ingenzi muraza kudusobanurira kugira ngo tugire ikintu twunguka cyambere ndaza kubabaza ngo ubundi indangagaciro z'umuryango zagombye kuranga umuryango nizi ko bisa n'ibyafunguwe bigatuma umwimerere ubu ngubu ushobora kujya mu muryango ntubone umugabo ntubone umugore ubundi indangagaciro zakaranze umuryango nizihe muri rusange reka mbere n'ubundi ku mupapa indangagaciro zakaranze umuryango ni imibanire myiza imibanire myiza rero ibyo yavugaga amadivorce agenda agaragara hirya no hino kubera yuko izo ndangagaciro zabuze ariko ahanini impamvu ibi byose binanirana ni ukutihanganirana burya niba hari icyo utumvikanaho n'umugore wawe mugashwana kuko hari igihe ushwana n'umugore akava mu cyumba mwararagamo mwembi kandi burya itegeko rigenga umugore n'umugabo nuko mugomba kurara mu cyumba kimwe ku gitanda gito kandi mwembi mwambaye uko mwavutse icyo gihe rero akaba igihe umugore ava mu cyumba mwakabaye muraramo gutyo akajya mu cy'abana yego cyangwa se akajya mu cy'abashyitsi ejo akava mu cy'abashyitsi akabaho n'igihe yimukira mu gikoni ejo akava mu gikoni akajya muri dushe
ejo akava muri dushe noneho akarara hanze ejo bundi ukumva ngo yafashe igeto. Impamvu rero nanjye impamvu tutararengaho impamvu nayo nifuje kuganira n'abantu bakuze niyo ngiyo kubera iki rero ahubwo ubwo bwumvikane butabaho uko iminsi ishira bikiyongera ntabwo ari ukubica hejuru ariko turashaka kubijyamo indani ni ukubera iki uko iminsi ishira ubwo bwumvikane butiyongera iyo mpamvu. Okay, biterwa n'isi turimo igenda idukaranga gahoro gahoro. Ushobora kuba narashakanye n'uyu mugore Jeanne dufite agafaranga afite akazi noneho akazi kamara guhagarara akabona yuko ntacyo ndi kimereye. Bivuze ko kera si imiryango yabaga ikennye basi kubera ko aribwo wenda ubwo bwumvikane bwabaga butari ku rwego nk'ubu ngubu. Uravuga ya indi y'abasogokuru n'abasogokuru. Yego na ba mama basazanye bivuze ko bo imiryango yose yabaga ikennye akabona ibitera. Igihe ntabwo bari bakize bose ariko hariho ibintu hariho ubwumvikane hariho habagaho baranga umuntu akajya kurongora yarashyizeho abaranga bakajya kumushakira umukobwa bakamenya imico ye bakayimubwira akayimenya akabona kurongora. None ubu ngubu uburyo namwe muteretana murabizi. Urakoze cyane ahubwo ako kantu nako ntabwo nshaka tukarenga turatubaza n'uyu mumama. Tekereza ko kera habagaho umuranga ukaba ushobora kubana n'umuntu utazi cyangwa ubonye n'ubwa mbere ariko mukaba mwarambana ariko ubwo turaniteretera ahubwo numva njye ariko twakarambanye nawe ugira ikintu tubwira kubera ko umuranga yarashinzwe iki umuranga uko mbitekereza cyangwa se wenda nagiye mbyumva yarashinzwe icyo bita kurambagiza isuku igira isoko siko bavuga mu Kinyarwanda. Yego baragendaga bakiga umuryango bavuga ati uyu muryango urimo abakobwa bameze batya urumva noneho imico yabo y'indangagaciro za buri munsi z'uyu muryango n'abana babatoje ibinini bakavuga ati uyu muryango nta n'inzigo cyangwa ibibazo dufitanye mu buzima busanzwe natwe ubwacu hagati yacu n'imiryango bakafata umwanzuro bakavuga ati nyamara hariya hantu buriya dukuye uriya mukobwa byaryoha byacamo byaba bizima. None uyu munsi dore nyine turi kwishakira turi kwirangira ikibazo rero ikibazo kiri aho ngaho urahura n'umuntu amezi abiri mukaba mwateranye inda cyangwa mwaragiye wenda aravuga ngo ubu ngubu nibwo bakabaye barambana kuko buri wese aba yirambana kubera ko urahura n'umuntu mukamarana amezi abiri kuri Facebook hari n'abararyamana bataranama umunsi hari uwo nzi washyingiwe bucyagaruka. Ariko rero icyo kibazo n'ubundi ntabwo ndagisubizwa jewe ntabwo ndagisubizwa mumeze nk'ari kugica hejuru. Urumva dushyize muri logique ibaze ko bashobora kundambagiza wenda ibikara ngiye nakundaga inzobe ariko ubu ngubu ninjye wihitiramo ndakureba niba uri igikara nkunda ibikara ndagufata. Tekereza no kera nimba barandambagirizaga bakashobora bashobora kunshimira mu muryango wenda uri ikibungo utararenga aho reka mpite ngusubiza ngira n'inkani. Ikibazo kiriho kiri no guteza ibibazo byinshi uyu munsi ngewe uko mbyumva ku ruhande rumwe ni uko abantu batazi barashaka iki. Yego wowe urashaka kubaka urugo ubundi urashaka kubaka urugo ese urashaka tuvuge reka mpere ku basore ubundi wowe urashaka iki urashaka harabona numvise bavuga ngo akaba afite umugore akagira pine de reserve akagira tuwaziye mu biro harimo nyine muri ayo mabiro harimo amapine de reserve harimo amashambre harimo mwabihinduye shushu A na shushu B na shushu C na baby na yabaye byinshi. Wowe urashaka iki ubundi icyo nacyo njyewe ntabwo hari ibintu byinshi turatwemeranya ubundi mukuba buratse tutarakarengana ko nakibagirwa kera umugabo ashobora kugira abagore 5 kandi akajya ajya hamwe akahava ntibigire ikibazo na kimwe biteza. Wari uzi ko burya kenshi abo bandi yanabarangirwaga n'umugore we wa mbere umugore akaba ari umurangira abandi arya abagabo babyita n'abakeba ni tekereza ko akantu waruvuze uti jewe ufite ubushobozi bwo kugenda nkirebera iyo nzobe nkamushima rwose nkabona ubwiza bwe nkabona isura ye ariko burya ntabwo uzi imico ye ku mutima we ntabwo uzi muri famiye ye imitwarire yawo ubundi ushaka iki ntabwo uzi niba muri famiye ye bazakwemera murikundaniye murakocoye niba baroga yego noneho mumaze gushakana imico sasi iravumbutse imico irarwaye iwabo bati ubundi uriya wamukuye nawe ubwawe ntunahazi ntitumushaka ntitumukeneye hari n'igihe usanga uwo yazanye nawe waba atahazi yego icyo kibazo rero icyo wenda ndumva cyumvikana ariko se
ubwo bwinshi noneho bwo kubavuga ngo shushu A na shushu B nabwo tukigira ikibazo. ariko Kandi na kera tubonye ko reka mbanze nkubaze ubundi uzi umugore mwiza ninde umugabo mwiza ninde mbere yuko kuri wowe utekereza gushaka umugore mwiza n'uteye ate wenda simvugiye abantu twese turi mu rugero Rwanda rumwe basheho, ariko igihari ni uko umugore mwiza nibyo ureba kubera ko mu mutima ntabwo uhareba. noneho hari ikibazo rero Ushobora kirimo igihari kwangiza ibintu byinshi ushobora kwishimira gushaka wenda wo mu mutima ugasanga wose waribeshye, niyo mpamvu ureba ibishoboka. niyo mpamvu rero abanyarwanda ba kera bajyaga gusa naho basuzuma ibi bintu byose bo barabicengera umuranga kwari ukujya gucengera ibi bintu byose. Ese uyu mukobwa tugiye gutwara hariya ni mwiza inyuma? None niba ari mwiza inyuma tukaba tubona iby'inyuma byujuje imbere mu buzima bwa buri munsi wababayeho ati Yego. umuranga yabaga ari maneko yajyaga guperereza uko umukobwa abaye. ntabwo ari irihubukarije none Hanyuma ntabwo ari jyewe nawe duhuye ni ukuvuga ngo uyu mukobwa baraperereza inshuti ze, baraperereza nyina wamubyaye, baraperereza ibyo bintu byinshi, baraperereza imibereho ya buri munsi. Kamite nibariza wazana umukobwa nyoko akamwanga Kamite nibariza uyu mupapa yiryane gatangira nimba yarapererezaga ubundi waraperereje hubaka ibiri imbere cyangwa hubaka nyine ibitekerezo umuntu agufiteho. Nyine muri make urukumva ushobora kundangira umuntu ngasanga agiye simukunze ariko iyo mico ari myiza. Hubaka urukundo, hubaka imico, ubundi umuntu yakagendeye kuki habagaho kujya inama wa muhanga mu iperereza aperereza umukobwa akamenya ngo ni mwiza ariko agira uburakari agira umujinya. Noneho icyo gihe ba nyogusenge na ba so n'abandi bakakubwira uburyo uzamwitwara. Ikindi ntekereza ko nzabaza neza ariko n'ubu inama z'ubu ziracyabaho bashangazi nzabaza neza numve mu by'ukuri uyu muhungu bajyaga guperereza ntabwo yabaga bababwiye kriteriya y'izuba ashaka uko ameze inyuma cyane yabaga yazibabwiye byashobokaga ko ushobora kugenda ugasanga nubwo agira amahane ariko njye mfite uburyo nzabyitwaramo ku buryo yasangaga yabonaga wajya kubwira umuranga gushakira umugeni hanyuma ngo ntuvuge uwo wifuza uko ateye. Ndashaka umukobwa muremure, ndashaka umukobwa umeze gutya uzaba wujuje. Jane nari mfite nyogokuru w'umuhanga mu kuranga kandi abantu bose yarangiye yarinze asaza ntawe urakwa byaciye bose hari amazina yawe ndayazi njya mbageraho n'uyu nguyu ni nyogokuru wa muranga. Uyu ni uwa nyogokuru yari azi guperereza rero akamenya ahubwo we yaranagendaga akareba umukobwa agahindukira akaza akabwira umuhungu ati ariko ko hariya hari umukobwa uteye gutya na gutya buriya ntiwazaza ukareba uko byifashe. ngaho tekereza rero icyo ngicyo nimba aricyo bakoraga tugiye kugaruka kuri iki ubwo birashoboka. Ese utekereza ko bari abakobwa babaga bahisha ahantu hatagaragara barabaga batembera bajyana kuvoma bajya guca imyeyo bagira bati ukamumenya gute rero yaramubonaga ukamumenya gute baga yamubona ahubwo wenda atazi ko uyu muhungu ari we azabenga akaza kureba akaza gutwara. Hanyuma rero mugahurira mu misa mukandikirana utubaruwa igihari icyo nemera cyo nubwo n'isi igenda yihuta ndakeka namwe kandi tubyemeranyaho hari ibintu byinshi bigenda bikabona ko abantu bagomba kuba update cyangwa bagomba kujyana n'ibiriho aka kanya icyo kintu cyashoboka ahubwo ni wowe twakabajije kuko kugeza ubu ngubu ntabwo byashoboka ariko hari ibigo nagiye numva wenda sinzi niba mu Rwanda bihaba hari ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga ugasanga ngo turaranga ibyo ngibyo no mu Rwanda birahaba. Ushobora guhamagara kuri radiyo runaka ukavuga ko ushaka umukobwa umeze uko ibyo bintu byaguha umufasha baranakurikiranwaga mu rugo ku buryo ubwo ngubwo niba wabaranze niyo miryango yakurikiranaga ba bantu yashingiye ubwo wari ugushyingira ngo ku myaka yanjye navuze afite wenda ushobora kumbaza uti wowe warambagije ute icyo kintu ukeneye kukimenya ni ryari turakubaza ko nawe wararambagijwe ariko nawe wararanzwe oya amuntu wanda ndambagiza umugore nashakanye nawe ubwo hari nko muri 2004 ubwo wagize imyaka 21 hafi. Yego aho nakoreraga nacaga hafi y'ikigo yigagamo noneho nabona muri aba banyeshuri bose muri utwo dukumi twose bigana natwe yego navuga nturiya mukobwa ashobora kuba barusha umuco mwiza nkabona abandi bafite uburara
nkabona bambaye izo mpenure, nkabona we arikwije, nkabona aritwara neza, aravugana ikinyabupfura, yitwaye neza. Nibwo natangiye kumwombokera gahoro gahoro, ntangira kumwimenyereza, birangiye menya imico ye, ubwo mba ndarambagije. Ariko imyaka 20 turi kumwe. Yego kwagukurufishana cyangwa se kugongana ntibijya bibura, ariko ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Wenda uri bunambaza ibanga nkoresha kugira ngo utwo tubazo tujya tubaho tube twadukemura bive mu nzira. Hanyuma hari ikibazo kimwe cyo kwibaza aka kanya. Ubu ngubu rero gukure kugira ngo bigiye bamwirangira. N'ubu rero nshobora kumwirangira. Experience nakuye kuri nyogokuru. Ni yayiri. Aka kanya rero ndi kwibaza ikintu kimwe. Ubu ngubu umuntu ugiye gushaka biragoye ko yamenya imico ye wagiye gushaka. Kubera ko igihe cyo guhura cyabaye gitoya, igihe cyo kugenda ureba imico ye cyabaye gitoya, buri ushobora gusanga umuntu akwihisemo kuzageza igihe mwabaniye. Kubera ko birashoboka ushobora kuba muteretana atuye naha, wowe utuye mu yindi ntara, muvuganira kuri telefone, ukaba udashobora gupfa kumenya imico ye. Ubu mwamuhurira kuri radio. Yego, nkamagara. Yego. Yavuga ngo nkeneye umusheri, ni mu ntangire nimero kuri radio, bagahamagara kakaha. Tekereza ubundi izo ngo zirashoboka. Tekereza icyo kintu. Abandi bagahurira mu kabari, tekereza icyo kintu. Kandi Facebook hariho ifoto, ashobora no gushyiraho ifoto itari, agashyiraho iyo muri umuntu we mwiza. Cyangwa nise n'ibirungo ntitubyirengagize. Umuntu arashyira ifoto y'umuzungu muri iki gihe ari umwirabura muturanye hano hepfo. Umuntu ukagira ngo uri kumwana n'umuzungu. Wowe ukajya uvuga icyongereza n'igifaransa na za ndimi zose, agusubiza akakwiga neza. None nimba ashaka no kukwiba. Nimba aka kanya rero ubundi ikibazo nyamukuru cyari iki, Imana itume ko inzira ashaka ko tugenderamo ari iki. Niba aka kanya tubonye ko bidashoboka kongera kurambagiza nka kera, kongera kubaka umuryango nka kera, ubu ni iki umuryango usabwa? Cyangwa se ubundi twagasigiye n'abavuga ko ahubwo abantu bagagoye kwibana ahubwo bakabyara gusa. Uzi kubyara icyo ari cyo no kurera? Yego. Umwana akenera iki? Mu bintu byihutirwa bya mbere umwana akeneye ni ukuvukira mu biganza by'ababyeyi bombi. Ababyeyi bombi ni umugabo n'umugore. Urakoze cyane. Mu bintu umwana akeneye ni ugukurira muri ubwo bumwe bw'umuryango bw'umugabo n'umugore. Niyo mpamvu nyine dufite ibibazo uyu munsi. Uyu munsi dufite ibibazo bikomeye by'abana, hari abari kuvukira ku mihanda, yego, hari abirirwa ku mihanda. Kano kantu nkavuge. Aka kantu rero ntugakinishe, nutangira kuvuga ngo tubyare twibyare twirerere. Aka kantu buretse nkavuge ntakwibagirwa. Nimba koko ibyo bintu uvuze ari ukuri, nituva hano tugakora ibirometero nibura 2, ntitubura guhura n'umwana mu muhanda uri gusaba, ntitubura ko ari umubyeyi uhetse umwana uri gusaba. Kandi uwo nguwo usanga akenshi wenda nta bushakashatsi twakoze bwimbitse, ariko leta y'u Rwanda igiye bigarukaho. Abana bari mu muhanda nuko ababyeyi babo usanga barabanye bitateganyije, barananiranywe. Nicyo kibazo bitateganyijwe, ahubwo ntabwo bose ngo babanye bitateganyije. Kubera ko byateganyijwe ntibagatanye, barashakana. Ahubwo baba babanye, navuga se ngo batagomba barashakana. Ni za koco. Harimo ibibazo bakunda uri mu geto yawe, noneho umukobwa murakundanye, hakabaho igihe haza ushaka ya avance cyangwa wishakira kuryamana nawe, arangiza ati ntaho nkigiye narongowe, yanze gutaha. Iyo ndirimbo bakaba barayiririmbira, ntaho ngiye waraye indongo. Ati ntaho none nk'abo rero hariho n'igihe umugabo agira atya agata umugore, umugabo nawe ubuzima bwamunanira, umwana akabashotse uri muhanda. Noneho uyu musore aravuga ati mva rero, niba kurambagiza bitakiriho, niba kuranga bitakiriho, afazari jewe nshaka ko ntera inda, aba afite umwana kubwumvikane, n'undi mukobwa ashaka umutera inda yitungira umwana, buri wese yibereho. Kubera ko n'undi barabana ejo bagashwana, ukabona umugore ari kuruhana abana 2 mu mugongo, asabona amakimbirane y'abantu babyaranye nabo, ariko bari kurwana n'ubundi batabana mu nzima. Icyo kintu nyaka ko kizweho cyakemura ibibazo kuruta uko uraza tukabana iminsi 2 ukantera inda wenda nimba n'umukobwa ugahita ugenda. Igisubizo ntabwo cyashakirwa aho ngaho. Cyashakirwa hereye. Igisubizo cyashakirwa ko abantu bari butuze, sibyo? Bagatuza mu bijyanye n'urukundo rwabo,
bakongera bagasubiza umutima n'impembero umutima impembero ariko ikintu cy'urukundo cyo ntabwo ukamenya ngo ngewe ikintu cya mbere ni iki, ngewe ngiye kubaka urugo, icyo ni ikibazo ugomba kwibaza cyane. Hanyuma se nkeneye umugabo cyangwa nkeneye umugore, nkeneye umuntu umuntu nyabaki, sibyo nyabaki mu Kinyarwanda, nkeneye umuntu umeze ute, umuntu nyabaki. Kuko ikintu kiri gushuka abantu hano hanze kenshi bari kureba inyuma. Umuntu arareba inyuma, urareba ikibero cy'umusore uteye uko ushaka, ujyanye n'amarangamutima yawe y'inyuma, ariko ukibagirwa yuko ubuzima bwawe uzanyuramo bigiye kuba ubuzima bwose, sibyo bwari busigaye imbere, utazi niba buzaba burebure cyangwa buzaba bugufi. Ntabwo uzi niba usigaje imyaka 40 ku isi uhereye uwo munsi ugiye gushaka. Iki gihe usigaje rero, cyangwa se ntuzi niba ejo uzabyuka wapfuye. Bivuga ngo rero n'abaza gukomokaho niba ugiye, ntuzi abari bukomokaho barabaho gute, sibyo? Byose ugomba kubanza ukabireba mbere yo gushaka, ugafata. Ubundi baravuga ngo ni ukubaka. Uzareba iyo umuntu agiye kubaka, arabanza akicara agashyira ibintu ku murongo, akabipanga neza kimwe ku kindi. Yamara kubipanga agatangira fondasiyo, akamena sinzi imicanga, akazana amabuye, akajya gute. Ibyo nibyo bita kubaka. Umuntu wabigereranije no kubaka urugo rero burya ntabwo yari arimo akina. Uyu musore reka tubanze tugaruke ku bibazo bimwe na bimwe yagiye abaza kandi tutashubije. Yego turabanye n'ibyo, noneho bipfira he kugira ngo dushwanyuze ibyo reka da ibintu byinshi burya bitangira gupfira ko tugiye kubana nk'uko mbere y'igihe bipfa mbere. Kuko aha hanze aha hari abantu umuntu akwihishamo akagutereka hariya, akakubakira inzu handi bita ngo ni muri Espagne ari mu Rwanda. Urumva? Ukagenda uzi ngo umuntu afite ibi n'ibi mu mutwe adashobora kubwiza ukuri, kandi nawe ari byo ushaka. Wowe rero byahura n'amarangamutima yawe n'irari ryawe wifitiye, cyangwa se uko wapanze ubuzima bwo guti nzabaho ntya. Hano hanze tubafite abantu barara mu modoka bakagira aho baryama cyane, kandi imodoka araramo ugasanga viateur, ugasanga niyo yakodesha. Ibibazo akajya gukodesha ikote. Ibibazo wabaratse kubwira ibintu nagiye mbona bitangaje ku isi muri kino gihe turimo. Umuntu akagenda agakodesha ishati, agakodesha ipantaro, agakodesha bya bindi bambara ku maboko no mu ijosi. Ukabona umuntu arakeye pe, agakodesha imodoka, akajya gukutereta inkumi hariya ikagira ukwisa yigize. Yazaga yimejeje neza. Aho ngaho rero atahakuye y'ijana, ivatiri n'umushoferi agakura y'ijana, akajya kwishyura igipande cya ya modoka yakodesha. Ukiriho uracyumva? Arimo atageta uriya nyiramama wanjye ko mu minsi iri imbere azamukuraho akamiliyoni. Yego. Ugasanga bafite ari nka 5. Imyenda ngewe namuguriye niyo agiye guteretesha Louise. Iyo Louise amuhaye ajya kuyiteretesha Divine. Ibintu rero byumva kandi atagira aho ataha. Uramutse umenya ahantu ataha mu byo ukaba wakwiye. Nisigewe si abakobwa rero nabyo biri. Sinigeze kubeshya umukobwa. Umwana w'umukobwa. Sinigeze kubeshya umukobwa yuko mfite inzu. Akambwira ati kugira ngo nzongere kuvugana nawe nuko uzajya kuyinyereka. Hanyuma bigenze twarashogoshe tuva Nyamagabe tuza mu Ruhango, nje kumwereka inzu ntafite. Twazengurutse umujyi ndeba hakinze, ndavuga nti ngiki narakibwiye gihora ikihaba cyankinginze. Turayizenguruka ndangije ndisubire inyagwa kikizamu. Naha ngaha tuzabana musubiza ku gikombe. nizo trike ndagenda mvuga ubu ko zariyongereye. Iyo nkuru yakorera sekeza. Yemwe ni muri abare namuvanye Nyamagabe mu Gasarenda, muzana mu Ruhango, urenga Nyamagabe nzima, Huye, ugera Huye, ugera Nyanza, uhagire kubona ntuzi. Utwo turere tundi twari tutarazi ni mu Ruhango twari turi. Yego, ariko naje ntavuga nibaza uburyo ndi bukemura icyo kibazo. Hanyuma yambanye ijana. Iyo nkuru ngo byaragiye twamaze kuzunguruka inzu, nacunze neza ikinze. Namubwira nti naho ngaho iki gikozi cyarananiye n'ubu cyaragiye, turahire dusubirayo. Umuntu agenda aguwe neza ngo ufite inzu. Sinamwemeje se. Ngiki cyo rero abagore bashaka. Niyo nkuru isekeje, ariko twakumbye kuremamo ibintu binini bimeze gutya. Ibaza ko byabaye icyo gihe, ariko ubu biragaragara ko
n'ibyongera ubwo buriganya cyangwa bituma umuntu ashobora kubeshya umuntu kandi akanamuhamya koko oya n'ubu nabo byariyongereye mubabwira yuko umwana wo kwa general ushobora no gutira inzu ubu ngubu agenda ku mushuti wanjye nkamuzana rimwe kabiri gatatu ntibyakorohera kuko areba UPI dore cya kibazo rero navuga icyemezo cy'umutungo cyagutamaza ariko urakoze cyane cya kibazo uyu papa akantu avuze turakagarukaho cya kibazo twavugaga noneho reba utiriye inzu sibyo utiriye geto nk'uko babivuga uzanye umwana w'abandi w'umukobwa inda pafu irinjiye ati nanze gutaha rero kandi abahungu mutinya inda ejo abahungu batinya inda aroherutse kubimbwira reba urwo rugo rero byabaye ikibazo rw'ahantu watiriye reba urwo rugo nyine rw'ahantu watiriye urugo ruramara iminsi ingana hari akantu ntiruramba ariko hari akantu papa avuze tutumvise neza ngo ubu ngubu barareba UPI ubundi urukundo ruracyabaho cyangwa ni ukureba UPI nibyo mfite ibyo wibicurikaho ibivanga aravuga ati basi nibarebe UPI niba bababwiye yuko hari ibyo ufite yandebye uko amaze dore turashimira leta y'igihugu turimo cy'u Rwanda mu minsi ishize abantu barimo bagenda bagurisha amazu atari ayabo amazu atari ayabo umuntu akaza agasanga wicaye mu nzu akayigurisha wicayemo ntumenye ibyabaye none ariko nubwo wakumva nari imbere ahantu bitari nyamara karajyanye kubera ko igituma agiye mbeshya akuzana mu nzu itari yanjye ni uko nzi icyo wowe ushaka oya nuko nzi ko wowe ako kantu uri kukumva hari n'abantu ntabwo nagihunze ndabyemera ko bibaho ariko hari n'abantu usanga umuntu ashaka kubaka niba afite gahunda yo kubaka mu by'ukuri hari ababikeneye muri sosiyete nyarwanda harimo ibice bitatu hari abatanye nk'uko ubivuga hari ababanye neza hari n'ababanyeho nabi yego ati batavuga buri wese afite icyumba cye tugasohoka tugahurira mu modoka imwe nkakugeza ku kazi cyangwa se nawe ukagenda mu yawe umuntu ikintu kizakubwira yuko umugabo atwaye umugore we ni uko usanga ntawe ureba undi muri iyo modoka buri wese ari kureba imbere umugore aba yibereye muri telefone cyangwa yirebera muri rotorovizeri ya hariya umugabo adashobora guhindura na ya rotorovizeri yo hejuru ngo abe yareba umugore we mu maso ariko ukizakubwira yuko umugabo atwaye umugore utari we mu modoka bagenda baseka ari ishusho y'ishusho bareba ariko ku ruhande rumwe ndabyemera nubwo twabicaje ariko icyo kintu ni ukuri ku ruhande rumwe ndabyemera ariko mu rundi ruhande ntabwo abantu bose bagenda bavuga se ishusho mu modoka bivuga yuko abenshi kwizanisha rinini ariko kantu wigahunga ngerekeje kukubaza ngo ubundi impamvu ugiye mbeshya mba mfite wenda geto yanjye nishyura 20-30 aho ngaho ariko n'akantu ko kuba abakobwa basigaye bakunda ibintu ako gatuma nshobora kujya kwiyemera ngashyira ku rwego ntariho kugira ngo uwo mukobwa mpaze kwifuza kubera ko icyo ashaka nyine gusenya urugo ejo mu gitondo kubera ko niba wanyiyemeyeho jyewe sibyo ndi umukobwa namara kugera iwawe ngasanga ibyo wambwiye ntabihari utarambwije ukuri imbere y'igihe ngo nkwemere mbishaka mbizi mbisobanukiwe urukundo nirwo rwanda twavuga ngo urukundo rwanya rwo rukagize ikindi kintu rushingiyeho cyangwa rurebyeho ningera iwawe tuzaserera aha ngaha wenda sindi kuvugira abahungu ariko uyu mupapa aramfasha birashoboka ko nawe n'umuntu nkunda nkennye abakobwa turebana kuri za TikTok ariko biragoye wenda ushobora kuba byarabaye kera ariko ubu ntabwo ushobora kubona umukobwa nkunda ntabwo bigoye umwana w'umukobwa mwikundaniye mukiri muri primaire na secondaire aha ngaha ndaguha impamvu zirenze imwe aka kanya umukobwa murakundana akeneye umusatsi akeneye kubona inzara zisa neza telefone irasohoka akumva niyo ashaka ubu aka kanya nanjye umukobwa nabasha kumva nakunda kugira ngo mpaze kwifuza ko biragoye ibintu byose akeneye ikibazo cyawe kiraha rero kinafite abasore benshi abantu barimo baripasa muremure warebye umukobwa mu rwego rwawe ubashije ugakunda uwo urajya kureba ikizungerezi kitareshya nawe mutari mu rwego rumwe haba muri kote sosiyale ntimuri kimwe nta kintu kimwe muhuriyeho oya icyo ngicyo nawe ujya kumwigerekaho ukakubaye icyo nacyo ntabwo nyemera kubera ko aka kanya ushobora kubona ukunsa atacyo kiri imbere oya ukabona umuntu ajya ayifotoza ntabwo ucyumva narimvuze ngo wagerageje ugashaka umuntu uri mu rwego rwawe urwego rwawe ubu koko wowe uri umunyonzi urashaka kurongora umukobwa wa meya urumva uwo muntu uzamushoboza
ikintu gihari nubwo muri gushaka kukirengagiza ntabwo ari uko uba utajya kuri ku rwego rutari urwawe pe, ntabwo ari uko ari cyo uba ushaka, ahubwo ikintu gihari ni uko abahungu bamenye ngo abakobwa bashaka. oya abakobwa bakunda ibintu nubwo twayica ku ruhande ariko niko kuri. Yaravuze ngo umukobwa ugukisha bose, ntabwo abakobwa bose aricyo kibabesheje, si cyo bagambiriye, kimwe nuko abahungu bose atari babi. Abahungu bo ntabwo nemera ko ari babi cyane, ko benshi ushobora gusanga aka kanya ahubwo bari no kugenda bahitamo kubyihorera kubera ko birasaba ubushobozi badafite. Gute se uvuga ko atari babi? Ntabwo abahungu bose ari babi, mu bahungu harimo abeza, mu basore harimo abazima, hakaba n'abatari beza. Umusore yego wiboneye umukobwa ufite amafaranga akakubwira ati wowe icyo usabwa ni ukuvuga ijambo gusa ibindi nzirwariza, wabyanga? Ntabwo natekereza kabiri. Wahita wemera bya bindi bya ndongora n'itungo. Ndongora n'itungo ariko aguze inzu, akuguriye imodoka, akubeshejeho neza, nubwo yaba atari umukobwa. Ati ntabwo natekereza kabiri, ni uguhita nemera direct. Nubwo yaba afite imyaka 40 n'ingahe gutyo, ubu bitekereje mu mutwe wawe, muri wowe wumva waba uri umugabo muri urwo rugo? Niyo ntaba nari umugabo, ariko ndabanza nka balance. Mu by'ukuri tutirengagije uko imibereho imeze aka kanya, imibereho irahenze kandi uko niko kuri hanze. Imibereho irahenze, ariyo mpamvu mubwira ngo n'umukobwa kugira ngo azagusange ntacyo ufite, abona atazarya biragoye. Igikurikiraho rero, ibi ntabwo bazagira ikintu batubwira muri comment kuri aya magambo. Ngaho ya divorce wowe usigara uvuga utaho bigeze ntagende, ariko umutungo dufite hasi. Ibyo rero biterwa n'iki ahubwo? Nuko jewe nje akavuga ati jewe kugira ngo umuntu afate umwanzuro jewe uyu mugabo yaje ndaguze imodoka, mfite ngura inzu, imitungo yose naruhiye, nta kintu na kimwe yazanye, none araje arandungurutse aje kubasuramo kabiri, bakwishe wamureka. Dore ikintu gihari rero nanone kari muri komeza guca hejuru, imibereho y'aka kanya iragoye, ubuzima aka kanya burasaba buri ku kiguzi gihenze. Ni mpamvu nawe ngo n'umukobwa ntiyakwemera kugusanga nta kintu ufite, ubu aka kanya nta kintu cy'ubuntu kikibaho. Abantu badukurikiye murabizi neza kandi namwe murabizi, umwana kwiga birasaba kwishyura, arasabwa kwambara, urasabwa kwishyura inzu, urasabwa kurya. Ibyo bintu byose rero iyo bikusanyije n'ibindi byose biri hanze, nta mukobwa ushobora kugusanga utari kumwereka ikintu gifatika. Ariko kuki wumva yuko azazawe ntakore? Erega nabo arakora. Arakora ariko abanza kureba fondasiyo. Ashobora kuba nakurusha amashuri. Yego, icyo nshaka ukura mu bitekerezo byawe cyangwa se mu bintu uri kubaza, ni ukumva ko uwo muntu ugiye gushaka ari aho ngaho nk'uko Viatera bivuze, uje gutereka ivaze muri salo. Oya, mu gihugu dutuyemo ntabwo ibintu kimeze gutyo. Barakubwira ngo n'umwana w'umukobwa wawe uburenganzira bwo kwiga, utari bubashe kwiga mu buzima busanzwe arakora iby'imyuga, sibyo? Kandi ibyo byose bifite icyo bizana mu buzima bwa buri munsi. Ikindi njyewe nakubwiye nyine ngo mujye mu rwego mubashije. Hari amashuri uyu munsi ya leta, ayo ngayo atandukanye n'umwana wiga yishyuye miliyoni 3. Jyana umwana wawe wabyaye mu rwego ugezemo rw'ishuri ari bwiga, ariko sinzi wishaka kujya guhahira muri supermarket kandi hano hari isoko riciriritse ari hanze kandi bose bararya. Uwaguze inyanya z'ijana, sibyo Viate? N'uwaguze inyanya za 500 ku kilo muri supermarket bose bararya. Kuki wumva uremerewe ko ari wowe uzamutunga gusa? Impamvu ari njye uremerewe nuko nawe ari byo areba, arabanza akareba ngo uyu muhungu ameze gute, kuko uko biri kose nawe uri umubyeyi, umukobwa wakaza akakubaza ati mfite fiance ariko nta kintu afite. Ntabwo ari amafaranga, ariko reka bana mbyikureho. Umukobwa washaka kubaza ati mfite fiance turakundana ndetse turateganya no kubana, ikintu cya mbere ndabizi umubyeyi amubaza, aramubaza ngo uwo muhungu niba afite inzu. Wowe mubyeyi uri kubaza, ariko kutaraba umubyeyi. None se hari umubyeyi utabara kukubaza icyo kintu? Reka tuvugishe ukuri. Uzi ko hari abantu bafite umuco bamaze kubwira, wari uzi ko hari ibihugu bifitemo umuco bo badashingira nk'uko twabishingira. Bo iyo umwana wabo yumvikanye na mugenzi we ko bagiye gukora ubukwe, ababyeyi bafata igipande cy'amafaranga bateranije cy'ubushobozi bafite, n'ababyeyi bo ku ruhande rw'umukobwa nabo bikabukora, bagateranya bakaza kuvuga ngo turabubakiye bana bacu. Ibyo rero mu Rwanda ntitubifite. Okay, reka nguhe urugero. Umwana wamugira inama yo kuzanga mu byaro ugira utya iso akaguha ikibanza,
yego yaguha ikibanza ugatangira gusiza. Iyo uyihagaritse hariho n'igihe abakobwa baza kukwishakira akakwitoratozaho wakumvishemo amakaka unavuze nibura ko ufite fondasiyo akaba yashaka akavuga ati aho bigeze nanjye ndayisakara. yego wabyumvise urakumvise tekeza noneho ndakumvise cyane cyane kuko cyane ndayisakara ariko mbone tubaye n'amasuku nyakora ariko ahereye ku kibanza ufite. uwo muntu ntabwo aje nk'ivaze ije guterekwa mu nzu. yego ariko ahereye ku kibanza ufite. nabonye ejo bundi hari abariho bavuga ukuntu bajyana amagare matera utazanye intebe ntiwinjira mu nzu ibyo bintu byose. erega nanjye icyo cyakumvikanisha nanjye uwaminze akanya namubona ariko nukubera iki abanza kureba ngo niba umuntu afite ikibanza none se uwo muhungu adafite uzamuha icyo kibanza cyane ko ngubu yanagoye niba ikibanza muri Kigali kigura miliyoni 20 zingahe umuhungu wakigondera n'umwe ku ijana. reka nkubaze ubundi wowe kubera ushaka kujya gushaka urugo udafite ahantu umwana wawe ari buvuke nanjye reka nkubaze none se ugiye gushaka urugo rutazabyara mwebwe babiri niyo mwara muri Kanivo yego nzabyara ariko ashobora kuba tukabishakana ikibazo kiri nyine murabishakana kugira adashaka ko duhera kuri zero bakabanza kuvuga ngo zana ikibanza none n'inzu nyisakaye uko buri kose avuga ntabwo ari buri mukobwa ntabwo wibuka ko mu minsi ishize hari ibice wageragamo ugasanga umuhungu niba aje kurambagiza kwa Rutagengwa aragera kwa Rutagengwa tumutekera isake ayirye wenyine nta wundi ukoraho niwo muco wari uhari hakurya yo kwa Ntuza naho niko hakurya y'ishyamba ariko leta yageze aho irabyamagana kubera yuko bakeneye yuko umukobwa wabo ava kwishyiga reka mbivuge gutyo. yego kugeza ubu ngubu abakobwa bakeneye kurongora ahubwo mwebwe abahungu mwarifashe ngo ntacyo mufite. ikibitera rero nakikubwiye urareba ubushobozi ufite ukareba abakobwa b'abandi kuntu baza kuko abakobwa bose bamugana n'isi wavuze ngo basigaye ari beza ukareba umwana akeneye inzara akeneye umusatsi ukavuga ati mpisemo kubyihorera ahubwo nigwa kugira ikibazo ubundi umuhungu uhitamo kujya kumurusha imyaka cyangwa umurusha ubushobozi niyo yatagatiye akavuga ati aho kugira ngo mbeho nabi reka ngende tuzakore pasu we nashaka umwana nikundiye wowe abakoze ikihe cyaha tekereza icyo kintu kugira ngo nkumare ubwoba wowe musore nanjye nshaka kubaza uyu muntu aba yamukunze cyangwa abamukurikiyeho ibindi ashaka ko bazagira pasu akantu k'urukundo sinshaka ko tukavugaho ariko ntabwo kubera gahunga ntabwo turi bubyumve umwe mpamvu n'agahunga kuko nutakazanamo ntabwo biri bukunde urugo rero reka nkubwire niyo watangiye uvuga ngo urashaka umuryango urugo rwubakwa n'urukundo rwanyarwo kuko ruzafite ikindi kintu na kimwe rushingiyeho hanyuma urwo rukundo rurahari aka kanya niyo mpamvu niba rudahari rero niyo mpamvu ziri gusenya niwe twagahereyeho aho rwabuze niho biri gusenya iyo geto utinya niyo nashakiyemo wa mukobwa nari mfite igitanda na matora gusa muri saro hari udutebe tubiri twa hari nabo nzi batangiye n'ibyo ntabyo bafite twa Jokomase Ravi harimo n'abagiye gusezerana babatiza amakoti kandi uyu munsi bari ariko akanya ntabwo byakunda babuzwa n'iki birahari impamvu bitakunda byose impamvu muri comment ibi bintu babivugeho batubwire ko ibi ni ibintu bisanzwe ni ibintu bisanzwe kandi ni ikibazo gikomeye iyo umuhungu wumva ari kuvuga ati ngewe kugira ngo bizagende gutya nzigumira gutya nibera igisiribo mushobora kuba wowe ubivuga urabivuga ariko ntabwo wakoze ijanisha ngo zibera igisiribo zirahari kuko warikoze none se ntabwo warikoze buriya ikibazo kigezeho bikaba ikibazo ntabwo wenda bihagazeho ariko ejo bundi mu kiganiro nyakubahwa perezida wa repubulika yagiranye n'itangazamakuru hari umunyamakuru warazwi wakorera BTN yarabajije ngo nyakubahwa perezida wa repubulika ikibazo cy'abantu bari gutinya gushaka buri ikibazo kigezeho ku rwego bakibaza perezida ni ikibazo kiba cyarenze kuganirirwa hano ashobora kuba yarabitse mu gitondo akakitekereza akavuga ati reka njye kukibariza akabariza n'abandi wowe muri sogibona nta kibazo gihari se uwo yarabeshye kuko ejo imirenge hafi ya yose mu gihugu barashingiye abakoze divorce ejo insengero hafi ya zose za kiliziya zizashyingirwa nahoze nkubwira yuko hari n'ubukwe nzajyamo ariko reka urakoze cyane ahubwo tubaze ngo niba koko habayeho guhumiriza mukabyemeranwaho mugashyingirana n'uguhumiriza ubwo ni wowe ndi gushingira ku byawe nugeraho ugahumiriza ubwo bukwe bwabaye mu kwa gatandatu nitujya ku wa mbere noneho abari gusaba gatanya yego mu nkiko n'ubundi hazaba hari imanza ziri bubura ntabwo bizabura n'iteka hafi zingana ariko biriyongera ahubwo imanza noneho tunakwerurira
urwego rw'ubutabera rutangaza imanza yuko ziraruta abashyingiye. imanza ziruta abashyingira. urumva ko ari ikibazo kigiye ahubwo wowe aho ushaka gutsindagira umwotso yashingira. yego n'akantu k'urukundo ntakarenze ubundi urwo rukundo rwo rurahari koko. Nta muntu ujya gutereta umuntu ngo babe bajya no mu na wa wundi utereta akaza akagusura rimwe burya utamukunda ntabwo yahagera. Ntabwo yahagera kuko hari icyo wamubengutswe. Ariko hari uba wabengutse. Yego duhamya ko ubundi bavuga yuko ngo abagabo bagira amatsiko batagira urukundo. Nicyo ushaka kuvuga? Mfite amatsiko yo kumenya imiterere ya Jane, niba ameze neza, niba ateye nabi, niba yizihira umugabo, niba agize nashatse kuzimiza wa mugani kugira ngo bitagira ngo tubize buriya bandi mwawe utoye ibyo byihorere nyine ngo si ibyawe ndetse kutarajyayo ugomba nagurutse amatsiko. Noneho rero ayo matsiko nyine ahubwo tugezeyo wa muranga yarabuze, ngezeyo nsanga Jane ntabwo ibintu bihagaze neza, bigatangira ikazanira amakimbirane mu rugo. Nkava mu rugo nkajya gushaka ufite icyo asumbije Nyiraneza arabimenye, nawe wenda agiye gushaka abazi gutekinika kundusha. Ngo iki kintu kizana amakimbirane. Ariko Imana wenda izamfasha nongere ngire ikiganiro nk'iki dufite n'abantu batoya, kubera ko hari ikintu muri kwirengagiza. Aka kanya jewe ndamutse nkunze umukobwa uko bisa kose mbere iyo mbimubwiye ntago mufite ndamufite narabaza kwa fodinga ibintu akeneye wapi nta rukundo. Iyo bimubwiye buriya iyo ntanze ko dufite nk'umukobwa yabigusobanura neza. Nta mukobwa muri kino gihugu ushobora kugukunda nta kintu ufite. None se wona se tuvuga amazina y'abantu, ariko nta mukobwa wenda tuvuge nta mu minsi ndabona wakunze umushumba aragenda akajya gukunda abantu bari mu rugero rumwe. Nibyo nakubwiraga nyine urukumva wakunze ngo uri mu rwego rwawe urimo urajya kwihanika kubera iki nyine uri mu rwego rwanjye uwuhe aka kanya uri mu rwego rwanjye n'uwuhe. Iyo urwego rwawe urimo uyu munsi wowe uraruzi ndaruzi ariko nawe sitiri mubajije ngo twakunda twabana abanza kukubaza ikibazo kimwe, nawe nakubaje ngo ufite umwana akakugisha inama ati nta muhungu nta kintu afite wamubwira inama yo kujyayo. Byaterwa n'uko umuhungu mubona uburyo bw'ubushobozi gute rero burya rero ntabwo ibintu byose burya bipfira mu mutwe bikanahera mu mutwe. Nta muntu urabona afite ubushobozi yenda yabuhawe n'iwabo bukayoyoka bukarangira burundu. Ibyo rero nta kibazo. Nta muntu urabona ahera ku busa hamwe n'igihe ukazabona yabaye ikirangirire. Ibyo wenda sinzi impamvu mutari gushaka ko tujya muri iyi minsi. Ibyo turi kubishyira muri iyi minsi, ibyo ntabwo bikibaho. Nta mubyeyi wapfa ko nta mubyeyi bibaho, ariko ni gacyo. Uri umubyeyi icyo ni cyane, sibyo? Ubundi umuntu amenya icyo yakora muri situation runaka iyo ayirimo. Uko byumva uyu munsi njyewe ku giti cyanjye nkanjye Jane, umuntu dukeneye ninde wo gushyingira umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye ni umuntu muzima, urumva ndeba nkabona ko afite ejo hazaza. Kuba afite ejo hazaza ni hehe rero? Ntabwo ari uko uyu munsi afite amafaranga ko ashobora kuryama mu gitondo akabyuka yabuze. Ariko niba nuko afite fondasiyo ya mbere ni mu mutwe. Icyo utakizi wawe urimo kuyoba mu mutwe umuntu twese tuhafite n'imishinga abantu ko bayikora. Nari umuhanga mu kwandika utubaruwa. Jane nagombaga kwandikira akabaruwa, niba utanabitekerezaga guhita utangira kunyicagira. Ariko urakoze cyane. Uyu papa jya namukunze. Ushobora kuzana ibitekerezo kandi utanze. Aya papa. Abantu bakoze ibi bintu arakoze cyane. Nigeze gukora ibintu by'amafuti nanjye banyukije. Umuntu wigeze ukubitirwa akabaruwa mu ishuri ushaka kukanagira inshuti yawe bikamenyekana. Izo nkoni twaraziriye ko twagasomye Jacqueline, noneho uko nkanaga abandi bagakumira gutya bagakumira mwarimu akabibona ndabibona ati muze hano nako mukazana muze hano ukabura ugashyira ko nakunze utabizi kandi utanze. Ariko warungana iki kigiye byate ngo muri 1996 P6 P5 mbaza uti muri P3 we bajya kugendekera muri P3 umuntu uranyendikiye cyangwa baje yaranapfuye yaritahiye maskini yaranyendikiye amaze kunyendikira ntekereza ahantu iyo bari ndi buyihengutse ndahabura noneho rangi bwagiye numva sinari nzi n'ibyo ari byo
ndangije ndayifata nyifata mu isaba urabona ishusho y'ubunyobwa yego ariko isaba sinayisabye ndangije ndayifata nyipfunika muri ya sashi ndagenda ashaka ahantu hari umuriro ndongera ndafunga neza musubiza imari mbega umuswa w'umukobwa iki rero ni ikibazo gikomeye cyane byibura iyi soma hari agashashi kavuturutse muri ya karamu kari kukuza icyo rero nicyo kibura muri urubyiruko rwacu ni WhatsApp gusa WhatsApp kandi WhatsApp hari igihe uforwarding ibyo wandikiwe n'undi umuntu aherutse kwibeshya nabyo biriho umwana w'umukobwa aherutse kwibeshya anyohereza message kumbe ngo ari icyango mbona irimo utuntu twiza ngo nkumbuye kukureba nkumbuye kugira gute ko ntaheruka noneho message ndaeditinga ndavuga ntereka nanjye nyi forwarding abandi ndeba abagore bose mfitiye nimero bari mu telefone yanjye ndazibohereza bari basaze abantu bose tutayaheruka ubashaka giki washaka kureba ingaruka yayo magambo n'ubushakashatsi bwakorwa gukereka ashobora gukora abagore cyangwa abakobwa muheruka amagambo meza hayo muheruka ikintu kiragoye hayo muheruka imiryango yarahindutse ntayaheruka niyo mpamvu aya magambo yarabuze nimba yarabuze aya nimwe mwagombye kuyaduha yarabuze niyo mpamvu ubwira ngo abantu bamwe bazahitamo kubyihorera nimba mwebwe abakuze mwemera ko ayo magambo atagihari impande zombi ubu byabaye impande zombi okay uko mbarutse n'umuntu ubu byabaye uburinganire ngewe buriya mbona nabwo bushobora kubenda hari uruhare byaba bifitemo kubera ko abantu bamwe babwumva nabi mu buryo bwabo bagashaka kubinganyisha ku rugero na wenda ntumva ukuntu babyumva ariko uteretse numva byakabaye twembi kubera ko ujya wibuka ya ndirimbo y'impara ivuga ngo nkumbuye umwana twareranywe icyazampa ngo tubane ubu ngubu wakumbura ndetse ubu wareranywe nani warakuriye hano muri Kigali umwimuka buri kwezi urumva umwana urimuka buri kwezi ikigo cy'ishuri uragihindura buri kwezi umuntu ninde wize mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri inshuti yawe ninde uwo mwakuranye ninde uwo mwiganye umwanya muremure uwo mwakinnye by'abana ntawe icyo navugaga rero ngiye navuze kuva kare ni uko byibura niba umuntu ikibazo kibamo usanga umwe ashaka kubaka undi asa naho akijegaje gatazi ibyo bagiyemo noneho ushaka kubaka akabigwamo iyo bamaze kubaka umupadiri ubundi niba bugiye kubaka urugo rutari mu rukundo cyo ni kimwe rutari mu kuri kose kwambaye ubusa urumva ntaho mwamugana urukundo rudashingiye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose urwo nirwo rukenewe mu rugo ariko urwo rukundo niba wankunze ukankunda urukundo rwa nyarwo yewe niba mbona ntagukunda ni iyihe mpamvu ituma nza kukubeshya ngo ndagukunda kandi ntagukunda nabiretse hakiri kare ko wenda hari undi uzihanganira uko umeze kandi agukunda byanze kuko hari igihe umunyarwanda yaravuze ngo hari igihe usanga ukunda abakunda ugasanga akunda abandi wowe uri muriruka nkakuba atagukunda wavuze ko nta musheri ufite nyamara ubu ntihabuze nka batatu hari abantu nk'abangaye bagukunda benda wowe bagukeneye yarahengamye abo rero urimo urareba abo rero impamvu mwanze kunyumva ni imwe ariko nimba hari unkunda ashobora kunkunda akabona nta kintu mfite yabona ufite ikintu agahita amusanga hari umukobwa wari wakutwara ni imyumvire yawe izo divorce ko zihari akarabanye n'umuntu yishakira ibintu ariko afite uwo yikundira yego niho nari mvuze ngo kubera ko yishakiraga ibintu niba utari kunda umuntu bya nyabyo wamuretse ukamurekera undi muntu ushobora kuba mukunda ko byanze bikunze abahari buri nyoni iyo nama n'ukwigira yayirwara ati ntaki kuyindwarira byasaba ko umuntu aba afite ikintu kuko biragoye ko umuntu akureba akagukunda nta kintu arebye kuko nakomeje kugenda mbigarukaho n'ugukunze arabanza akibaza ngo uyu muntu ubundi nibura yantunga cyangwa se hari ikintu afite twaheraho indege ntabwo ari icyo yigenderaho rwose umuntu agukunda akakurwarira indege atanitaye yuko hari imitungo ufite atanatekereza yuko hari n'izaza yego urwa rukundo twavugaga yego rw'umwimerere urwo n'ubwo bundi rwubaka umukobwa rero akurwarira indege mu gihe yagukunze wowe ntumwiteho haba namba ntumwereke n'agashashi kuko ushobora kuba wamukunda cyane cyane ko abakobwa mu muco wacu tutameze nk'abahungu ntabwo ari twebwe tugenda dufata iya mbere ushaka gukunda umuntu ugahwera ukabipfiramo yakazakugira imbaga gukunda cyangwa ntanagukunda ntazanamenye ko yigeze kumukunda oya n'ibimenyetso wenda biranagaragara na twa tubaruwa navugaga natwo tukandikwa ariko ubu nta tukibaho
Ni WhatsApp. rwose ubona ni yarapfiriye muri WhatsApp, ni Nyagasani. WhatsApp, mwatwawe na WhatsApp yego na Facebook na Instagram. YouTube. Ni ukwikundira umukobwa wabonye kuri YouTube gusa, ahubwo wowe ukagenda ugasigara wimagina ngo ese uriya namubona nte kandi ntacyo mfite. Yego. Kandi hari uri kugukunda wapfiriye aho ngaho muri karitsiye iwanyu. Kuko nkurikije uko umeze ntabwo habura abakobwa baba bagukeneye, barahari bagushaka. Ahubwo azashishoze amenye ngo unkunda n'indi utankunda n'uwundi. Ndi gushaka iki? Ibimenyetso, ibishashi biragaragara, ukabyima amatwi ngo umuntu ukurwarira indege. Uyu si mwene wanyu w'umugabo. Kamerama banza uraza kunyeshyizeho kamera nkaza kureba ko nimba ari uwayindwarira. Ariko twavuze byinshi turagana ku musozo. Turagana ku musozo tugiye gusoza ku tuntu. Ahubwo igice cya kabiri kitategura ikindi gice. Tuve kuri iyo divorce noneho tubijye no kumfu ziba hagati y'abashakanye biterwa n'iki. Ibyo tuzabitekerezaho. Ariko nubwo turi kugana ku musozo hari utuntu tubiri numva tugiye gusorezaho. Icya mbere, mwembi buri wese arajya ambwira inama koko yaho umuntu cyane hora ubwo ati inama nagira umuhungu yifuza gushinga umuryango, cyane ko ngo twivugishwa bino ariko isaha ku isaha bizagera bigakenerwa ukabikora kugira ngo ugire stati wenda se cyangwa se ugire nawe uzasigara, cyane ko ugire n'abo bana ugire umuryango witwa umupapa. Ubwo uraza kugira inama ko y'abahungu mbwira umuhungu ushaka kubaka yabigenza gutya. Baretse nkabajya ibyo mperaho. Wahitamo gutya utambaza ibibazo byinshi nkaza kwibagirwa. Yego. Urubyiruko bafite impungenge zo kuba badateze gushaka kubera yuko nta mutungo bari bagira, nta bushobozi. Cyangwa no gutinya ibiri ubushobozi ntabwo ari bwo bwubaka urugo. Icyangombwa shaka uwo mwubakana mufatanye kubishaka kandi muzabigeraho. Reka kwisumbukuruza ngo ube nka wundi wagiye muri banki yawe n'umukobwa wo muri banki akavuga ati wamumpa ngo ariko si uyu yahinga atese kandi muri banki kandi ahingisha ikaramu. Ibyo yarabireye wahingisha ikaramu nahingisha uyu yahinga namushyira mu murima agahinga. Uwo ni icyifuzo aramushaka ariko afite impungenge z'uko aranabizi neza ko atahinga. Reba bo mu rugero rwawe, niba warize segonderi wenda uwo muri kaminuza aho ngaho mwahuza wize kaminuza mwahuza aho ngaho akakwemera akagukunda, ariko banza urebe niba yanagukunze koko. Yego, ariko noneho wirebe igipangu cyo kwa generale ngo uvuge yuko uzajya gukurayo umugeni ujya ugisimbuka abanza no kumukingura. Byanze bikunze bizakugora. Ushobora kumukura ariko bizakugora. Aruherutse kumbwira ngo agiye gukurongora umukobwa wo kwa generale, ntese shaho byibura kutigeze ubana soruda kwa generale ugeze yihute. Icya mbere ntiwize, icya kabiri nturi umucuruzi ukomeye, icya gatatu ntiwabaye na soruda. Aha hantu hinjiye icyakora wenda kubw'imbabazi z'Imana naje kumenya ko yegerejwe na kamera. Ni kamera sha. Umukobwa yitegereje kuri televiziyo abonye inyinya aravuga ati uyu ni gwanje. Yego. Urwo rukundo se rwashoboka? Niba umukobwa yaramwikundiye ntacyo twarenze. Ndaroma rwashoboka. Yego, nukunda aho ni hahandi rero twarugeze. Urumva uwo mukobwa yamukunze nta kindi arebye. Yaramurebye yumva amukunze gusa ntiyatekereza ko ari uwo atari uwo ibi byose twakifuza ko bifite, ariko amukunda urukundo rw'ubuzima. Byarangiye babanye n'urugero tanze sijyo gutanze. None se baramutse babanye umuhungu atamukunda akaba yifitiye target bati kuvuga umukobwa yankunze afite ibintu reka ngende isaha kusa tuzapasura nishaka kuvuga ngo ari ikibazo nyine nabwo bazatana. Naho umwana wo kwa generale yagukunze ntiwana bya bindi wavuze ngo vuba tugira vuba mwabana twariho tugira inama urugero. Ariko vyati ngize umugisha ibintu tubivuze ariko turi kumwe n'umuntu w'umugabo. Mu by'ukuri ikintu bavuga ko abagabo bakunda rimwe nawe uracyemera. Urukundo rwanyarwo rukunda umuntu wo kubana barukunda rimwe. Urabyemera? Yego, nibyo. Umupasiteri w'umutanzania yigeze kuza hano mu Rwanda, arabanza abwiriza kuri radio narindiho, yavugaga igiswahili bamusemurira. Noneho bigeze aho ndamubwira nti reka jyewe nakira amatelefone umuntu azajya baza mu Kinyarwanda tukubwire mu Giswahili, noneho nawe umusubize mu Giswahili tumusubize mu Kinyarwanda. Arambwira ngo unahaki. Noneho sasa bari bamutumiye mu giterane, yaravuze ngo ndashaka gusengera umudayimoni uteye atya. Umudayimoni w'umuntu wakunze bwa mbere
ukiguterana n'uwo murwayi ye umudayimoni w'umuntu mwaryamanye bwa mbere na n'uwo ukigutera noneho uwumva yuko uwo mudayimoni amufite baza basenga n'abamutumiye bagiye nawe ubwe ni ukuvuga ngo Jane nanjye nahise ntekereza agakobwa naba naranaryamanye nako bwa mbere mu bweye hirya ya nyuma umupasiteri yaba agihari siko nanjye ibyo bintu bihari uwo mupasiteri ntabwo yabanje ngo nawe ubwe yisengere kuko nawe byanze bikuze impamvu abivuga ni uko azi neza yuko byamubayeho abizi urumva ko n'uyu nguyu uwo mudayimoni yewe uwo mudayimoni sinzi ko nanamukira ashobora kuba yarabaye kirimbuzi yabaye karande yabaye sekibihuzi byo ntabwo yasibangana mu bwonko bwawe ubwo nanjye ako gakobwa ndakibuka uracyakibuka n'uyu munsi yego ubwo bivuze ngo urukundo koko icyo avuze nicyo ku bagabo rubaho rimwe ariko mbemu no ku bagore kuko icyo gihe abagore n'abagabo bahagurukiye rimwe bajya gusengerwa mbemu na pasiteri w'umugore wari wamutumiye n'umugore we nabo bagiye gusengerwa nawe mbaza pasiteri w'umugore nti nawe se wahise wibuka umuhungu wakuviyoye ate cyane ushobora kuba yaramuviyoye cyangwa ataranamuviyoye yaramukunze urumva byombi birajyana ni ugukunda nyine birahura ni ibintu bibiri bijyana ariko icyo twarimo tuvuga wenda bigifite ijambo viyateri urubyiruko rero nta mpamvu yo gucika intege aho ni kuri kote y'ibintu hanyuma se ureba akabona hari n'ufite ibintu udafite ikibazo cy'ubukene ariko wareba divorce ziri kuba yareba ibibazo biri kubera mu ngo yawe n'abari gukubitwa kuko n'abagabo barakubitwa si ibanga akavuga ati simbikora kuko mfite amafaranga yanjye inama ni iyi hari ikintu ushaka kuhavuga wenda utaragusubiza ubu nta bantu b'abasore ubona ko bafite amafaranga bameze neza ariko bangwa n'abakobwa cyane akagenda agakubita imyaka 50 hari uwo nzi tungana n'ubutarasha nawe kandi afite amafaranga oya yaba ari izindi karande wenda tutazi twe turabazi kandi afite amafaranga barahari benshi cyane tuguha urugero se rurenze yego ngaho reka tubyihore tutagira uwo dukomeretsa oya ntabwo tukabakomeretsa kubera ko oya hanze komeretsa wenda ikibazo gihari sibyo tagira utunga ntabwo dutunga agatoki ariko hari ibyo tutarenga tutavuze icyo cyo ndacyemeza amaguru yanjye uwama amafaranga aka kanya oya wivuga ibyo wowe urimo uravuga yuko ufite amafaranga urimo uravuga ko umuntu ufite amafaranga adashobora kwanga ntabwo ashobora kubura umukobwa ashaka wazanye umukobwa kuri ya geto yawe hahandi wa musambi washashe hariya ku kamata ko iyo wamaze gushaka we wamaze kurongora imigisha ntubwo umenya aho ivuye ariko papa iyo nk'ubu uri gukora udafite icyuruhiro amafaranga uzasarura muri uku kwezi feri ya mbere ni mu nkweto nziza feri ya kabiri ni inkumi nziza feri ya gatatu ni telefone nziza ariko nta mwana uguhangayikishije ntacyo mu mbabare ikintu tuzakigarukeho mbona hari abantu bakuru bashuka urubyiruko iyo ushutse umuntu ngo udufaranga duke urya ngo mwaturya muri babiri biba bimeze nko kumushuka iyi niyo ni ingingo ukwayo kubera ko twavuganye dutya ngo twavuze ngo uyu muntu ugiye kuzana nawe ntabwo acitse amaboko yego kuki wowe utekereza yuko se kuki wowe muri wowe wishyizemo ko ubu ugiye kuzana ari ivaze ntabiheze bivaze si ivaze ariko uramuzanye ejo umuteye igiti gifite agaciro tekereza amezi 9 azamara niba ninjiza 5,000 jewe ntabwo abantu bose batwite baranirwa gukora ahubwo hari n'abagore bakora narakoze kugera ku cyumweru cya nyuma njya kubyara sijye jyenyine iyo ni ingingo ukwayo kuko tuyivuzeho ntabwo twasoza ndabizi neza ntabwo abagore turi imitwaro sibo ntabwo ari imitwaro umugore ari umutwaro ariko ikintu cyo kuvuga ngo ikintu ry'urugo ngo mwakijya muri babiri cyo si ujya kuzana umugore wumva ko aje gukubera umutwaro uzabyibona uyu muhungu kurongora biri kure nk'ukwezi ni wa mudayimoni wavuze wirirwe afite wa mudayimoni awemeye kandi Jane hari icyo wongera wowe hari nawe natanga inama ku bakobwa ubundi umukobwa agiye gushaka wakarebeye kuki yewe nkurikije experience y'ubuzima yuko aya mafaranga twirukira ujya kubona mu gitondo ukaberwa ahantu hanyuze kandi we umuntu yarayafite sibyo wakagombye gushaka umuntu impamvu ni iyi ngiyi nta bakobwa urabona bajya kuryamana n'abantu bakize bakabakuraho amafaranga bakayashyira abahungu bakunda urwo rugero usa narwo nta urwo rurahari none abakoze iki abamukunda bya nyarwo bivuga ngo rero uwo yashyiriye aba afite urukundo rwo kumukunda rwa nyarwo inama nari ngiye kujya rero niyi yego reba umuntu ukunda bya nyabyo niba ugiye kubaka urugo
ubwire n'Imana igufashe nawe ubwawe ubitindeho, ntushuke n'urwo rukundo rwaje rwo gusa umukunda, ahubwo unabanze unafata igihe cyo kwiga niba uwo muntu wakunze bya nyabyo nawe niba azagukunda bya nyabyo. Niwabona atagukunda bya nyabyo uzabyihorere, ugire urukundo ruri muri wowe ngucecekere mwana wanjye, iturize, wenda nzabona unkunda bya nyabyo. Icyo nabashije kumenya ni uko umukobwa cyangwa umugore iyo abonye umuntu umukunda bya nyabyo, sibyo, uri mu rwego cyangwa se mu rugero rw'ubwoko bw'abantu akunze, kuko ntabwo mvuze ubwoko bwo mu bwoko busanzwe, wenda avuga wenda hari umuntu avuga ati jyewe ntabwo nashaka umugabo munini cyane, oya, abagabo banini cyane si ibyanjye, abagabo wenda bagufi cyane si ibyanjye, cyangwa se avuga ati n'abagabo barebare cyane si ibyanjye. Ariko niba ubonye umuntu ugukunda bya nyabyo, mwanyurana mu nzira ukumva wowe ku giti cyawe nta soni biguteye cyangwa ntibiguteye ipfunwe ryo kugendana nawe, sibyo, ari muri za kriteri ushaka, wijya kurindagira kandi wimubabaza. Iyo ni inama ku bakobwa, kubera ko uwo ukunda akenshi usanga erega buri gihe umwumva ku mutima hari agashashi ko kumutekereza buri munota. Niba mbonye 5 nkumva ntayayongobereza yose ntoherejeho nyine. Ntazagira umuntu ukubeshya, buryo umuntu umukunda urabyumva ko umukunda. Ntabwo ari I love you, mwebwe muba mushaka za I love you, umutima nama n'ubwe gusohokana. Umutima w'umuntu niwe muntu umubwiza ukuri wa mbere, wowe ubwawe ukuri kwawe urakuzi. Niba umuntu yakujije gusinzira nyine ubwo yabikubira rwose pe. Niba wumva umutima wawe hari ukuntu biri gutera bigana hari, banza ucunge neza umenye ngo se aho biri kugana naho bitera bizi iwanjye. Kisi kimwe se byagombye kuba vice versa. Niwumva bitazi iwawe rero wijya guhoma bitazahomeka, wari igihe uhoma bigahoma. Ikibazo kiri aha kuri iyi si ni ibinyoma. Iyaba kanaka yamfasha akambwiza ukuri, akambwira yeruye ukuri, nkamukunda uko ameze nawe akankunda uko ameze, isi yacu yakabaye paradizo. Umwana tubyaye yakurira muri urwo rukundo dukeya, niba ari duke twahereyeho, ukamfasha ngashaka nawe ugashaka, tugahuriza hamwe tugasangira ibyo, Imana ikagenda ikangurisha hamwe, umuryango ukagenda neza cyane. Ikirenze icyo nkanjye nta kintu narenzaho, cyane ko wambwiye na experience yanjye ari nkeya, ahubwo ikintu nabasaba cya mbere ni ukubashimira ko mwiga mu mwanya wanyu. Ikindi ngiye kukubwira nuko utagiye bigiye. Yego, utabanya mu gihe bigiye. Abantu bubaka iyo bagiye kubaka bari bato. Yego, ntiwabura bakubwira, ariko si cyo bakubwiye ni iki washyize ku munzani, shyira mu kayunguruzo birebera kuri rugo kanaka yambwiye iki. Kuko ushobora gusanga umuntu yakubwiye, ariko ubuzi yuko nshobora kugukunda nkabona utankunda, nkamenya uwo ukunda, nkamushakira impamvu, nkaza nkayikubwira ukamureka ukazi wanjye. Kandi ibyo ntabwo byabishyitse nabyo, ntabwo mwarambana. Ntabwo rero abantu bubakira ku mabwire, bubakira ku magambo, ahubwo umuryango ukorwa n'imitima ibiri ihura, akazaza n'abandi babashamikiye Imana ibahaye bavuze. Mwakoze cyane, mwakoze cyane. Inama ari ngombwa. Inama ni ngombwa, kandi reka twizere ko no kubakenera. Ibi tuba dukora ni ukubaka umuryango, ni ukugirana inama, kungurana ibitekerezo, n'undi munsi twabakenera tukababona. Nta kibazo. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Namwe abadukurikiye mwese, abadukurikiye ndacyakomeza kubaha ikaze, kandi nababwira ngo mukore subscribe, mukore like, share, kubera ko ibintu binyura hano ni ibitekerezo byubaka, ni ukubaka umuryango, ni filime zigisha n'ibindi bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde, ibarindiraho muri mwese. Ciao.